kugira ngo atera n'ikiraka ahandi hantu ko gifite imbaraga, icyo kiraka kikampa amafaranga atuma njya kwizigama. Ikimina icyo cyamariye mbasha kurira abana ku ishuri, mbasha kubona ibyo kurya mu rugo, mbasha kwizigamira ngakorana n'ibigo by'imari. Mfite ihene, mfite ingurube, nashingize nk'umukobwa wa kabiri, nabashije kwiteza imbere rero n'abana banjye ubu barasobanutse, ntago nigeze ndera ingwingiri, ibyo nabyo ndabishimira iki kimina. Ni ikimina cyiza, ni ikimina gikora kandi kigashyira ku ntego ibyo cyiyemeje. Mu by'ukuri usanze uyu munsi twari turi mu busabane, twasozaga umwaka wa 2025, 2025 yararangiye, twishimiraga yuko nta muntu waba waragize ikibazo, ahubwo ikimina cyacu cyagerageje kwiteza imbere, abanyamuryango bakiteza imbere. Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri channel ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese ndabashimiye ko mwahisemo kubana natwe. Aha ngaha mubona turi ni mu murenge wa Gihombo mu kagari ka Butare, aho twasuye ikimina tuzamurane. Ni ikimina kigizwe n'abanyamuryango bagera ku 180 barenga. Ni ikimina twasanze kirimo cyakoze ubusabane. Ni ikimina rero benshi biteje imbere, ni ikimina benshi baguzemo amatungo, ababyeyi benshi barihirira abana babo ku mashuri, hari nabubatsemo amazu. Aha ngaha rero twanyarukiyeyo tuganira n'aba baturage batuye muri uyu murenge wa Gihombo, twagiranye ikiganiro bishimira ko iki kimina tuzamurane kibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nitwa Ndabarora Elize, ntuye mu mudugudu wa Buseso, akagari ka Jarama. Naje mu kimina cyatugurizanye kandi tunungukirana. Iki kimina se waba waratangiye kukijyamo ryari, waba ukimazemo imyaka ingahe? Iki kimina nkimazemo umwaka umwe, uyu ni wa kabiri. Ariko nagisanzemo abandi bakimazemo indi myaka irenze iyo mvuze. Aho nkigereyemo ibyo byiza rero bambwiye ukuntu kiguriza, kandi uwo kigurije akunguka, ariko kikamuha inama yo kwiteza imbere, akagira itungo, akagira ugucuruza, akaguza afite intego agendeho izamuteza imbere. Wizigama ngahe? Nizigama 1000 buri munsi buri cyumweru. Buri cyumweru. Mu gihe nagiriye muri iki kimina nge nahungukiye byinshi. Yego. Urabona n'ahantu ntuye ntabwo hasa nabi. Ibyo byose ayo mahirwe nayakuye muri iri tsinda. Iri tsinda ryacu twatangiye turi abantu bake, ariko twaje kugeraho tuba benshi. Mwatangiye muri bangahe? Twatangiye turi abanyamuryango 40. Ubu kugeza muri bangahe? Tugeze mu banyamuryango bageza ku 184. Kimina cyacu turagurizanya, dutanga amafaranga buri cyumweru, umwanya ni 500. Yego. Iyo tumaze kuyakusanya turayagurizanya, dutanga buri wa 4 w'icyumweru. Baza nkababwira nti nimungurize amafaranga 100 njye guhingisha umuceri. Ntabwo bijana tese ari amafaranga ko ari umuntu umukene tuzakora, bahita bayampa nkayagarura. Ubu ukuntu niteje imbere, mfite amatungo ageze muri 3. Wakuye mu kimina? Nakuye mu iki kimina. Mfite ihene, mfite ingurube. Yego. Iki kimina abana ku ishuri, iyo mbona nta wundi nakirukira, iki kimina ndaza nabwo nkakuramo amafaranga, igihe cyagera nkayagarura. Iki kimina mu kwiteza imbere kwanjye, iterambere ryaraje tugahinga imyaka, ariko mu gihe nta bushobozi bw'amashyamba, iyo nkuyemo 50,000 mbasha kugura imihembezo nirutse, cyangwa se ngo ngire uko nahutaza iby'abandi. Icyo gihe ya mihembezo ndayigura, nanjye umusaruro nkuye muri bya bindi waza nkishyura rya deni. Nabashije kwiteza imbere rero, n'abana banjye ubu barasobanutse, ntago nigeze ndera ingwingiri, ibyo nabyo ndabishimira iki kimina. Iyo mbonye igikoma nkabona isukari, ubwo mba nabaye umudamu usobanutse utiyandaritse.
iki kimina cyitwa tuzamurane, ni ikimina cyiza, ni ikimina gikora kandi kigashyira ku ntego ibyo cyiyemeje. Mu by'ukuri usanze uyu munsi twari turi mu busabane, twasozaga umwaka wa 2025. 2025 yararangiye, twishimiraga yuko nta muntu waba waragize ikibazo, ahubwo ikimina cyacu cyagerageje kwiteza imbere, abanyamuryango bakiteza imbere. yego Iki kimina tuzamurane ndi konabure wacyo, gifite akawunti muri sako, dukorana n'ibigo kugira ngo amafaranga yere kujya agenda ateragana hirya no hino. Abanyamuryango bakibamo bagerageza kwiteza imbere. Mu by'ukuri nta munyamuryango ukibamo wajya kwiba cyangwa ngo ajye kwangiza. Twe dukoresha uburyo ki tumuha amafaranga kugira ngo nawe ayungukire, ya mafaranga amugirireho inyungu kandi agire ikintu amugezaho. Iki kimina mu myaka 6 gishize cyatangiye ari abantu bakeya 40, ubu cyaka bakabyijana na 84. Ubwo cyariyunguye. Hari abo mu midugudu itandukanye, utugari dutanu two mu murenge wa Gihombo, twose tugiye dufitemo abantu mu iki kimina. iryo banga mwakoresheje kugira ngo mukuru abo bantu bangana batyo ni irihe? Muribwire n'abandi baherereye mu mpande zigiye zitandukanye, nabo iryo banga bajye barikoresha. Nta rindi banga, ni ubunyangamugayo, ni ukwirinda kuba wafata ibyo utazagira gute, ibyo utazabona. Ikindi kandi ni uko iki kimina twagiriye abaturage bakibamo inama kuguza amafaranga yizigama kugira ngo ayo mafaranga agirire igihugu akamaro, nawe amugirire akamaro, atari yayandi yo kujya kunywera, atari yayandi yo kujya kurya. Ni amafaranga y'umunyamuryango agomba gukoresha ibikorwa byo mu rugo bimuteza imbere kugira ngo ejo tutazarwaza bwaki. Mwawe perezida w'ikimina, wumva aba baturage uhagarariye ushaka ko bazagera ku ruhe rwego? Aba baturage mpagarariye ngewe ku rwego nshaka ko bageraho, nshaka ko turenga umurenge muri iki kimina, ku buryo tuzandikisha amateka bakajya bumva ikimina tuzamurane cya Gasharu, bakibaza ukuntu gikora, ndetse bakatuza bakaza kudusaba inama kugira ngo tubagire inama z'uburyo ki gikora. Dusoza n'iki ushishikariza abandi? Yenda bashishikariza ko baza nabo bakatwegera tukabaha inama z'uko bakora ikimina, kuko ubu dukoze iyo myaka 5 nta muntu twari twagira mu rugo kugira gute kumwishyuza, tubaka amafaranga bakayazana ku gihe ndetse tukayagabana ku gihe. Nkumva rero abo ngabo, kuko hari abo numva bagenda bambura, bazatwegera bakatugana hano kuri Mbogo, tukabereka uburyo cy'ikimina gikorwa, natwe tukabereka ukuntu dukora ikimina mbere. Dusoza n'iki washimira abadukurikiye bari hirya no hino ndetse n'aba banyamuryango uhagarariye? Dusoza mbanje gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu, we waduhaye umutekano tukaba turi mw'uru Rwanda ruzira amatiku n'amakimbirane. Mwongera ngashima nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu nanone by'umwihariko ibyiza n'inama agenda agira abaturage tukayikurikiza. Nongera gushimira abayobozi b'umurenge wacu wa Gihombo, ngashimira n'abanyamuryango. Icyo nashishikariza buri wese ni ukwiteza imbere yirinda amakimbirane, ubusambo n'ubujura, ibyo tubice n'ingengabitekerezo. Murakoze. Ahangaha mubona turi ni mu murenge wa Gihombo, mu kagari ka Butare, mu mudugudu wa Mbogo. Abaturage biteje imbere bashinze ikimina tuzamurane, bakaba bamwe mu babyeyi baraguze amatungo, abandi barihiriye abana ku mashuri, ndetse hari n'abandi bagiteganya ko bagira ibyo bakora. Ngewe rero na inshuti Isaac, mukomeze kugira ibihe byiza, mbifuriza gusoza umwaka wa 2026 mumeze neza cyane. Mwese ndabashimiye.